Andre yagejeje imyaka 100. Ese wari ubizi? Ese niko koko ko imyaka iriho yaba yayigezemo? Imyaka arayifite. Bakunzi ba BKN TV twongeye kubashimira kuko gukomeza gukurikirana ibiganiro bya BKN TV binyura kuri channel yanyu mwakunze muri benshi, haba amakomedi, aba filime ndetse aba n'ibikorwa byo kugenda dufasha mu mpande zose y'igihugu, dufasha batishoboye bose. Uyu munsi twifuje gusura abavandimwe Peter na Paul na Andre. Twumvishe ko hari igikorwa ariko banze kutubwira icyo ari cyo. Twifuje natwe kugira ngo tuhigirire tumenye nyamukuru n'iki cyahabereye, nubwo baduhisha duhaye iyo nkuru yanze kutubwira icyahabereye. Twahigereye ubu niho ndi ngena cameraman wanjye, twaje ngo tumenye n'iki nyamukuru cyageze. Ubu nibwo tukihagera, ariko nageze nani natangiye kumva urusaku rw'amakuru rw'ibirimo biraberamo indani. Nimba n'abatindiye mwamfasha tukagenda indani tukareba icyo kintu cyabereyemo, nubwo bampishe ngo tugende wowe. Yemwe finally baduhaye ikaze twinjire mpani indani turebe cyabereye, ariko ndabona imbaga nyamwinshi y'abantu binjiyemo indani. Ariko ikibazo cy'amatsiko ni kimwe, kuki Andre na Peter na Paul bakiri hanze, ndetse ndabona na Gafuku nawe akiri hanze. Sinzi impamvu, sinzi kirimo indani. Amatsiko ni nge nawe, wowe ntucikwe ngo tugende indani turebe cyahabereye. Nakomeje kubabwira ko cyari igikorwa bari bahisha ari benshi, ariko nkuko mubona ndabona ari surprise. Nanjye sindasoma ubwanjye, gusa ndabonaho imyaka 100 ni yande rero. Ndabona ijambo happy birthday, ijambo ni Andre yagejeje imyaka 100. Ese wari ubizi? Murakoze. Igikorwa nanjye mbonye kinunguye. Ariko cyanungura. Ubu ndabona mbega ari nk'ibyishimo. Ikindi uracyateguwe na Jedidano, uriya no wenyine wabitugejejeho adutunguye, ariko turabyishimiye, ntabwo twabyinubira. Ese niko koko ko imyaka iriho yaba yayigezemo, cyangwa ni ibintu nani wari ubizi? Imyaka arayifite. Wowe wari ubizi wo kurikirana BKN. Reka nanone ibi bintu dufata umwanya wacu mutoya dutegereze ibindi bikorwa bigiye gukurikiraho mu kanya gato, turakomeza tubibagezeho. Wowe icyo ugomba gukora kandi subscribe, share, comment, ibyo byose nibigomba kubirika. Twagiye. There's no peace without love. There's no peace without happiness. Yorohera untabare ngoswe, wiba nk'abagome baharanira ngo ngorwe. Roho si nk'umwenda ngo yenda n'ikikidorwe, nonse rimwe nawe ntabwo nonse byabigomwe. Kimwe nawe mva amaraso mbira ibyuya, ningira amahoro n'ukuri ntuzayabura. Ubwenge burashaka gusa roho niyivumbura, jye nawe niduhuza ibyo dushaka ntibizabura. Bishobora kuba bigoye kwifasha kwishima, gusa n'ibibyo binaniranye winampima. Gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa, umpaye amahoro Imana imuha kabira yampa. Amahoro aho kubona ngo umpereze inkenene, ndikiremwa muntu w'imponyora aboshye isenene. There's no peace without love. There's no. Kuri uyu munsi w'amavuko ngambwira akantu kamwe wifuza ku myaka yawe 100. Ka televiziyo. Ka televiziyo? Yego. Aha, ugashaka nka ryari ubwo? Umugoroba. Ibana we byawe no gufatira.
Yarambwira ni ubwa mbere ukoresheje rero umunsi mukuru w'amavuko si ubwa mbere wijihije isabukuru yego urabyumva ute rero nishimye umeze ute muri wowe nishimye wishimye cyane 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 kangwe kabizo ngo mwa yego urumva wishimye ndisho cyane nyuma se ya keke n'iki kindi bari kukugaburirira inkoko yego urashimishije kabisa Andre kame apeti rero kuri iyo keke yawe ni nk'uko biza kuryohera kandi mwifurije umunsi mwiza w'amavuko nayo ndakunda nawe uzayijyana wazaje se ku nzu wazaje kundeba inahandi yego ndaza wazaje kundeba uzaho ntuye hehe uzaho ntuye hehe ntabwo uhazi ndahazi ntabwo barakubwira baza Paul akubwire twumve ko wahazi baza Paul twumve ko wahazi Paul tubwire urahazi haba muri Amerika Andre uzaza muri Amerika yego ndaza ndahera Paul uzaza wana kabisa nakwiteguye na Peter ntuzamusige oya nawe wasiga uzaduterereza indege cyane ibintu ni ibirori biraryoshye ninde wakubise mu makeke mu maso Petero aha ureba sawa ni sawa Peter manuka cyabugufi ngaho iryo cupa ko ari rinini iryo cupa reba nkongere iryo cupa ko ari rinini ra aho hejuru wakoze yewe mushiki wanjye ndi hano muraho ibirori byagenze neza nizere ko ntari ko batagusize inyuma byakugezeho umva byangezeho rwose nta kibazo ubu nishimye nanezerewe Imana ishimwe kabisa Imana ishimwe ihe dukeneye no kugira ngo tuzakore amaso ku maso apana ku matelefoni muzambona abadapfuye ntibabura kubonana yego muzambona kabisa muri uyu munsi umwe ni ukuri rwose turagukeneye kandi turabishaka bizakunda kabisa bizakunda byose tubyereke Imana yego bizagenda neza kabisa numva turanezerewe tugiye guserebura tugiye kurya umva byari kuba byiza nanjye iyo nza kuba mari disi ngo tubisangire wahora byari kurushaho nyine ibyishimo nyine ariko abahungu banjye natumye aho ngaho rwose nizere ko ibintu barabikora neza nabo ndabizeye rwose nta n'icyo twanabashinze iyo ni bikandi rwose iyo bikandi rwose irahambera nta kibazo kabisa abantu bamugira urukundo umva ntacyo nabona ubu twavuga Andre mupepere murakoze rero ukomeze ugire ibihe byiza kandi nongeye kwishima kuvugana nawe Andre yego bye akazi keza bye ariko babaririmbiye nizere ko babaririmbiye twanabyinnye turaserebura yewe haracyari mu gitondo ubuse nanjye urashaka ko mbaririmbira Andre
yego turirimbire hose byibura rwose twumve n'iryo jwi ryawe tukuri umuhanzi ariko njye ndi umuraperi nagira ijwi ryo guhogoza njye ndi umuraperi nagira ijwi ryo guhogoza ariko napfa kugerageza nkaririmba ngaho gerageza abavandimwe banjye nabo bakishima gashyireho baririmbire mu kinyarwanda gusa yego aha twagiye ariko namwe twese tujyane sibyo yego Andre turirimbe twese twagiye genda isabukuru nziza isabukuru nziza isabukuru nziza isabukuru nziza urakoze sawa rero mukomeze mugire ibihe byiza ndabakunda cyane kandi ndabazirikana poa n'ibirori poa imana igikurinda imana ikurinde sawa twese sawa Yes, twongeye kubashimira none abakomeje gukurikirana ibiganiro bya Bekind. Nanone ndabona hari ikintu gikorwa kigiye gukomereza ahangaha ku munsi w'isabukuru ya Andrea. Ndabona hari akabasha bafite handitseho ngo happy birthday imyaka 100 kuri Andrea. Ariko ndabona ifashwe na Sumbirigi na Gafuko aribo baje bayifite. Reka tubaze batubwire akantu gato ku muntu wabatumye kuzana ubutumwa. Kabazo gato kamatsiko rero ndabiza abakunzi ba Bekind TV bakomeje kukibazaho. Ese uyu munsi koko wari uwo cyangwa yari yarawibagiwe we mwaje mumwibutsa kuko tuyu munsi no w'amavuko? Mbese umunsi w'amavuko we ntago yarawibukaga neza ariko twe twarawuzirikanye. Yego. Okay. Rero iyi mpano ndashaka kumbwira ati yaturutse mu bakunzi ba Bekind yaturutse muri ntuzejuru mu bayobozi ba Bekind. Impano ni impano yavuye kuri Sedijano umukuru yego. Ese wowe iby'impano warubiziho cyangwa nayo? Iby'impano nge narinzi ko ari ngombwa kwitanga ariko ntago narinzi ubwoko bwayo nyine gusa impano yari ngombwa. Aha. Akantu gato yatubaza Andrea dusoza. Andre mbwira iyi mpano rero uyakirite iturutse muri Bekind na hamwe na Sedijano webwira abakunzi ba Bekind uko wabyakire nuko wabyishimiye muri wowe. Urumva umeze ute? Nje nishimye. Ajanya akantu tugabane none ndishimye cyane. Nguyu aravuga ati ajanya akantu tukabana wese. Wese warubizi koko bihari koko Andre? Warubizi? Nje nawe nambizi. Aha. Rero bashimire babwire ati mwakoze kunyibutsa abakunzi ba Bekind ubwiye n'abayobozi na Sedijano muri rusange ubashime muri rusange ku bigikorwa nk'iki ngiki. Murakoze. Sedijano arakoze. Azanye kano kantu na Bekind cyane. Aha, Paul nawe warubizi se? Ibintu mukoze umuryango wa Bekind ni ibintu mbese byadutunguye cyane. Ni ibintu ntago nawe warubizi se? Ntago nari mbizi. Peter nawe ntago warubizi? Ntago nari mbizi. Aha, rero mugomba gushimira Bekind. Mwumvisha ko bari bagiye umunsi w'amavuko wa Andrea bari barabibagiwe ariko kubw'amahirwe Bekind yahabaye irabafasha babasha gutegura umunsi mukuru nk'uyu nguyu. Aha, nakomeje kumva mu gikoni hari igiturukayo, reka tugende batwakire no mu gikoni ikirori kiracyakomeza. Wowe ukigomba ntucikwe kandi subscribe, share na comment asigaye dukomeze turyoherwe n'ibyiza bya Bekind.